Hello guys, kanizere ko mumeze neza. Uyu munsi nkaba nifuje ko tuganira ku bintu byagufasha gukira ibiheri mu gihe gitoya kandi vuba. Ushobora kuba urwaye ibiheri ariko ukaba waragerageje imiti myinshi byaranze. Ahanini nk'imiti yo muri farumasi. Imiti yo muri farumasi inshuro nyinshi umuntu yari kuyikoresha biragenda ariko iyo hashize iminsi biragaruka. Ikintu cya mbere rero niba ushaka ko uyu muti ugufasha, nimba uri gukoresha tuno dutibe two muri farumasi waba uduhagaritse ukabanza ugakoresha umuti ngiye kukwereka. Ahanini uyu munsi icyo nshaka ko twibandaho wakwifashisha, hari byinshi nzagenda mbereka bigenda bigufasha gukira ibiheri mu gihe gitoya kandi vuba. Gusa uyu munsi tukaba tugiye kwifashisha indimu n'urunyanya hamwe na korogati. Fata indimu yawe uyoze neza mu mazi meza asa neza. Fata na rwa runyanya rwawe narwo urwoze neza cyane. Nurangiza ufate indimu uyikatemo kabiri. Katemo kabiri. Fate na rwa runyanya rwawe narwo urukatemo kabiri. Katemo kabiri. Nurangiza wifashishe wa mutobe wawe. Wifashishe umutobe wahangaha. Wa mutobe w'urunyanya ukamure. Mutobe wonyine. Kamure. Ikindi cyagufasha wakwifashisha nk'agasahani udakoresha ukagaharira umuti wawe. Kakaba ko umuti wawe wa buri munsi. Ejo ntugakoreshe ngejo ugakoresha ikindi, oya ukagaharira kujya ugakoreramo umuti wawe. No mpamvu nifashishije akangaka agasahani gatoya kaba gahagije. Fata n'igice cy'indimu ukamurira muri rwa runyanya rwawe. Ntabwo ari ngombwa ngo iyi ndimu yose uyigire kuko ni uwo gukoresha ako kanya. Koresha igice kiba gihagije. Fata na korogati yawe ugashyiramo. Akangaka kaba gahagije. Ubundi ukavanga. Ukavanga cyane ku buryo korogati iri bube isosi nayo ntigaragare. Ukavanga cyane ku buryo korogati itagaragara, iri bukore bikivanga. Wa mutobe wawe na rwa runyanya na ya korogati bikivanga. Vanga cyane kandi ariko ku buryo bikora neza, bivanga neza. Umaze kuvanga bimeze nk'igifuro, babimeze nk'igifuro. Urabona ko ari nk'igifuro, biba bisa nk'igifuro.
nurangiza ufate eponge yawe, ipamba, fata ipamba. Mbere ya byose ariko banza ukarabe mu maso n'amazi meza. Bibaye byiza wakaraba amazi y'akazuyazi, ukaba ari ukaraba, ariko mbere y'uko ubisiga n'amazi akonje ntaribi, wakaraba amazi meza n'isabune mu maso, ubundi ugakoresha umuti wawe. Urugero, ukagenda usiga ahantu hari ibiheri gake gake, ugasiga ahantu hawe hose hari ibiheri, ukagenda usiga gake gake uku. Ugasiga neza neza. Nazajya gukora ikintu cy'umuntu. So, komeza ugasiga neza mu maso ku biheri byawe biri mu maso. Nyuma wasoza ukicara hagati y'iminota 15 na 20, ukirinda kujya ku zuba, ukicara mu nzu cyangwa se ahantu hari agacucu. Icyiza nuko wabikoresha mu gitondo na nimugoroba nta zuba riraho, ko none uruhu iyo ruhuye n'izuba ntabwo umuti uba ugikoze neza. Umuti ukora igihe nta zuba rigukubise rihuye n'uruhu rwawe. Irinde ko uruhu rwawe ruhura n'izuba igihe wakoresheje uyu muti, igihe wakoresheje iyi maske. Itondere kujya ku zuba. Ikindi, gerageza ubikoreshe mu gitondo na nimugoroba. Mu gitondo na nimugoroba nibyo byagufasha kurusha uko wabikoresha saa sita. Na saa sita ubonye uko ubikoresha utari ujya ku zuba, wabikoresha gusa. Icyiza ujye ubikoresha mu gitondo na nimugoroba. Wicare utegereze iminota 15 cyangwa se 20, hagati y'iminota 15 na 20 ubone gukaraba mu maso. Igihe ugiye gukaraba mu maso, teganya amazi yawe ashyushye y'akazuyazi, uba ari ukaraba mu maso. Nurangiza ufate sume nziza uyihanagure, bizagufasha. Nubikoresha buri munsi mu gitondo na nimugoroba, nyuma y'icyumweru cyangwa se nyuma y'iminsi 5, ibiheri byawe biba byatangiye gukamuka. Cyiza kibi binakuraho inkovu, ntabwo ukiri ibiheri ngo inkovu zigumeho. Bigufasha gukira inkovu. No ku muntu urwaye inkovu zo mu maso zanze gukira, uyu muti yawifashisha ukajya usiga kuri za nkovu zawe, ahantu ziri ukasiga uyu muti. Byagufasha gukira inkovu zo mu maso cyangwa se ibiheri byo mu maso. Rero igihe urwaye ibiheri wabyifashisha kuko bijyanana n'inkovu. Ntabwo ukiri ibiheri ngo inkovu zigumeho. Uko ugenda usigaho ibiheri biruma, inkovu nazo zikagenda zisibangana gake gake. So guys, murakoze kudukurikira, kanizere ko bizabafasha kandi muzabyubahiriza nkuko bigenwe, bityo bizatangira kuguha igisubizo cyiza mu gihe gitoya. Nubikoresha neza nkuko nabibasobanuye. So murakoze. Ikintu cya mbere basaba nanone no gukomeza mukadushyigikira mukora subscribe na share na comment. Hari ibindi mwifuza ko tubaganirizaho mwatubwira. So murakoze, bye.